abantu benshi babona impinduka mu musarane wabo bakawirengagiza, ariko rimwe na rimwe hari igihe aba ari ibimenyetso bya kanseri y'amara runaka manini cyangwa se amatoya. Niyo mpamvu akenshi mu biganiro byanjye mpora ndakubwira ni ugenzura akantu ku kandi kari kuba ku mubiri wawe. Niba uyu munsi wagiye kuri toilette ukabona wazanye umwanda umeze gutya, next time ukabona byahindutse, just kugira ngo umenye ikintu kiri fishi, ndetse no mu buryo niyo waba utangiye kurwara cyangwa se niyo waba urwaye ushobora kumenya uko watangira kwirinda, ukamenya n'uko byatangiye. Rero reka turebe hamwe ibimenyetso 10 bya kanseri y'amara manini. Nayo ni kanseri yica, kuko nayo ntago ikinishwa, nayo ni irica cyane, itwara ubuzima bw'abantu benshi. Rero reka tuganire ku bimenyetso byayo kugira ngo niba uzi umuntu bifite uzambwira uti maybe ugomba kujya kwa muganga. Niba unawo ubona ubyifite ibyo bimenyetso, cyangwa se hari uburyo cyangwa ubumwe cyangwa ubundi bishobora kugufasha gufasha undi muntu. Icya mbere ni ukugira amaraso mu musarani, cyangwa kuno wihanagura, wamara kwihanagura ukabona ku musarani wawe hajeho amaraso. Ntabwo ari constipation urwaye, wenda muvuge ngo wazanye ibisebe hariya muri anus, nta bundi burwayi buri fish ufite, ariko ukabona mu musarani wawe all of the sudden hajemo amaraso. Ugomba guhita umenya ko iki ni ikimenyetso mpuruza ku buzima bwawe, ariko rero ni ikimenyetso cya kanseri y'amara manini. Ikindi ni uguhorana impatwe cyangwa se n'imiswi zimara igihe kirekire. Hari ukuntu ubu ukunda kwigira nko kuri toilette ukajya ujya gukora iriya gahunda, ko ni gahunda ifite umumaro ku buzima bwacu. Umuntu wariye nk'ipasi y'amapera kandi ntayo wariye bikakugora, cyangwa se ukajya uhora ujyayo ukagira ngo wisize nk'isabune hari ahantu kubera nyine diare ufite, ariko ugomba kubimonitoringa. Iyo bibaye ibintu bikomeza cyangwa se bihoraho, uburwayi kandi uburwayi nyine uburwayi bukomeye mu myanya y'ubuno urwungano ngogozi, something like that. Rero guhorana impatwe n'imiswi zihoraho, I'm sorry, igihe kirekire, nacyo ni ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka ko ufite kanseri y'amara manini. Ikindi ni uguhinduka kw'imiterere y'umusarani mu musarani wawe, nk'uworoshye cyane cyangwa se ukomeye cyane, cyangwa se uba muto cyane. Nacyo ni ikimenyetso gikomeye kandi ushobora kutirengagiza maybe. Kandi amara manini ni organ cyangwa se ni igice cy'umubiri gifite uruhare runini kugira ngo ube ufite amagara mazima n'ubuzima buzima. Rero iyo ubyirengagije ntabwo byaguhira, ntabwo ari byiza kubyirengagiza. Rero iyo umusarani wawe woroshye cyane cyangwa se uri mutoya cyane, ugomba guhita umenya ko nyine icyo nacyo ni ikimenyetso cya kanseri y'amara manini. Ikindi ni ukumva urangije kwituma, nubwo umaze, ni ukumva like ni ukumva utarangije kwituma, nubwo waba uvuye mu musarani ako kanya. Kabone rero wavuye mu musarani ako kanya, ariko ukumva ushaka gusubirayo kenshi cyane. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya kanseri y'amara manini. Ariko maybe bitewe n'ukuntu uri busy uyu munsi, cyangwa se nuko uri busy currently, ukumva ntabwo nyine ushaka kwita kuri ibyo bimenyetso. Ariko ibyo ni ibimenyetso kandi biri fishi, kandi si ibimenyetso nyine, ni ibimenyetso mpuruza. Rero ibyo nabyo biri mu bikwereka ko ufite kanseri y'amara manini. Ikindi kubabara cyangwa kuribwa mu nda bikomeza, ni ukuribwa mu nda bihoraho, ukajya wumva mu nda harakujya, ukajya wumva mu nda hakujya. Icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe, ugomba kubimenya, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ibyo nabyo bari ibimenyetso mpuruza mu nda yawe, by'umwihariko muri organs ziba ziri mu nda yawe, cyangwa se mu bice by'umubiri biba mu nda yawe. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya kanseri y'amara manini. Ikindi kimenyetso ni ukubyimba inda cyane, cyangwa ukagira umwuka mu nda cyane udashira, ukagira umwuka mwinshi udashira mu nda. Ubwo iyo ufite umwuka mwinshi gare kwirirwa urasuragura, iyo ufite bwo kubyimbira nyine, ufite urundi byinda wowe urasuragura. Rero icyo gihe kumva ubyimba inda kenshi
ubyimba inda kenshi, nacyo ni ikimenyetso cy'ifishi gishaka kwereka ko ufite kanseri y'amara manini. Ikindi no kugabanuka kw'ibiro, iki ni ikimenyetso kiri rusange kuri kanseri nyinshi zigiye zitandukanye zifata umubiri. Rero iyo ugabanuka ibiro utabigizemo uruhare, bigomba kubikwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'amara manini. Icyo nacyo ni ikimenyetso nyine mpuruza. Ubundi akenshi iyo ubonye uri kugabanuka ibiro, akenshi ufite kanseri. Nyine kugabanuka ibiro bidasobanutse nta bibazo ufite, of course urarya neza, of course, ariko ibiro bikanga bikagabanuka. Igihe haba ari ikintu cy'ifishi nyine kiri mu mubiri wawe, nubwo butaraba diagnosed cyangwa se batarayidiagnosinga, icyo gihe biba bihari. Ikindi umunaniro ukabije, maybe bitewe no kubura amaraso, byo bita anemia. Umunaniro ukabije uturuka ku kubura amaraso, byatewe nyine na anemia, ariko none ikaba nanone intandaro y'iyi kanseri, right? Rero uko guhorana umunaniro ukabije nacyo ni ikimenyetso mpuruza, cya kanseri y'amara manini. Ikindi no kubura apeti, ushaka nyine wari umuntu ushaka kunda kurya, ariko all of the sudden ugatangira kubura apeti, ugatangira kumva udashaka kurya, ugatangira kumva nyine ibintu bidasanzwe biri kugenda bikubaho. Rero icyo gihe ntabwo ari ibimenyetso bisanzwe, nyine ugomba kumenya ko aba ari ibimenyetso mpuruza, by'umwihariko ari kanseri y'amara manini. Ikindi no kumva ufite intege nke no guhora unaniwe akenshi, ibi nabyo ni ibimenyetso rusange kuri kanseri zigiye zitandukanye zifata umubiri wacu. So rero ibimenyetso kubimonitoringa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nanone ndabyumva, turi mu isi iri busy, umuntu arabyuka saa 10 akongera akagera mu rugo izindi saa 6 z'ijoro, umuntu arakora akazi amasaha wenda 17, 18, akaryama mu masaha make yasigaye 4. Umuntu nyine turi mu isi yirukanka, ariko nanone ntabwo bikuyeho ko ugomba kwirengagiza ubuzima bwawe, kuko budahari ubuzima n'ubundi iyo mihangayiko urimo, izo hustling urimo, ntabwo wazikora neza. So njyewe uri hano ndagushishikariza gutangira kwita ku buzima bwawe, by'umwihariko ureba utuntu tumwe cyangwa utundi. Impamvu ngiye mvuga kwita ku buzima, right? Mfite inshuti yanjye my best friend, hari igihe tuvuga none hamwe narwaye allergie nayitewe n'ibintu runaka, cyangwa se wenda ntize mu maso, ntize ku maboko, bikamufasha nk'ahantu runaka. Kuki ukunda kwireba cyane? Ubwo se nk'uko ubimenye gute? So buri kantu kose ndagerageza nka remotinga, avuga nako ko ejo nari neze gutya, uyu munsi kameze gutya, what's popping? Namara kubimenya, nkamenya uko nyine ngomba kwirinda. Niba ari ikintu nariye wenda cyangizeho reaction mbi, nkamenya ngo kiriya nakiriye cyangizeho reaction mbi, ngomba kukireka. Kiriya nakiriye cyangizeho reaction nziza, ngomba kugikomeza. Gutyo rero, gutyo bituma ugira ubuzima bwiza. Nawe niba ufite n'akazi, yego nibyo ukunda akazi kawe, ugomba no kugakora, kuko niko kakubeshejeho, maybe niko gatunze umuryango wawe, cyangwa niko gatuma wishyura amabills atandukanye. Ariko none ibuka ko ubuzima aribwo buri kugushoboza, nyuma y'Imana ubuzima nibwo buri kugushoboza ibyo byose urimo gukora, ko kwirukanka, ko kurara urakora izo circulation zose. Kandi ikindi, akanya kose ubonye ko kuba waruhuka bigafata for granted, ruhuka, wiyiteho. Nyine nibwo iyo uri kuruhuka, uri gufata umwanya wo kuruhuka, nibwo unamenya ngo ese umubiri wanjye komeze gutya, ese ko kiragiye nibwo ko nayemeze gutya, ubu nkameze gutya. Wabana iyo umaze kubimenya rero birakorohereza cyane, bituma umenya. Sometimes ngiye mbyita ugira safety y'ubuzima bwawe, like umenya aho ubuzima bwawe buri kugana. Sibyo uyu munsi umeze gutya, ejo umeze gutya, hari itandukaniro, sibyo? Iyo hari itandukaniro rero, nawe ugenda uri motinga, ureba nyine itandukaniro cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye biri kugenda bikubaho, biroroha cyane kubigenzura, ku buryo nanjye nyine ngushishikarije kumenya kugenzura igihe cyose ibintu bijya mbere ku mubiri wawe, ibimenyetso runaka. Ntukore gusa cyane ngo uhugire mu kazi gusa, ahubwo kora sparing n'akanya ko kwiyitaho, harimo gukora iyo siporo, kurya neza, imbuto, imboga, kunywa amazi atetse cyangwa minerals ku bantu bazikunda,
ukiyitaho nyine ukamenya promoting ubuzima bwawe ukavuga ariko ko bimeze gutya na gutya nyine ukamenya gutandukanya ibintu. Icyo gihe bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Rero niba ushaka kujya umenya uko wakwirinda indwara runaka, ibimenyetso by'indwara runaka, ibitera indwara runaka, n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nyine ariko byereka by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko akenshi bijyana kuba wagira ubuzima bwiza. Ahantu ugomba kuba uri rero subscribing, ukomenting, uliking, unasharing no ku bandi babimenye. So yeah, let us be expanded, right? I deserve it, right? So reka ikiganiro cy'umunsi nyihinire hano, utatsubaganira none ku bindi bimenyetso bya kanseri runaka.